ariko n'abanyamakuru ubwabo ntabwo bashaka kuvuga kuri ibi bintu. Kenny Solo ni umuhanzi udashobora gufungwa ngo ibintu bicecekwe. Kenny Solo amaze iminsi mu gihome, Ruti Joel nuko mujye mutubwira amakuru nkuko bikwiye. Ibintu ntabwo ari ibyo. Aha niho nza nkavuga nti eske Shondoro Keta yaje kuzamura umuziki nyarwanda, dushobora kubona amafoto y'isindwe basinze bari mu kabari bari gusomana mu kabari abantu b'abagabo. Buriya cyagiye ya mafoto twashize yagiye hanze ejo bundi, Dekati ka video yashyize hanze twese tukagafata. Biriya bintu ni ukuvuga ngo Kenny Solo yavuye hariya yagonze umuntu, yagonze kuko yari yanyoye yasinze. Ikintu gitangaje kurusha ibindi, ntabwo ibintu byigeze bivugwa. Ahangaha rero bigiye kungarura kuki cyangwa bigiye kuntwara he? Ibi ngibi birakomeza kunsunika bintware kuri cya kintu Shondoro Keta yamenyereje itangazamakuru, kuko ntekereza ko aya makuru ya ntuza sizi niba mwigeze muyatangaza, amakuru ya Kenny Solo n'ifungwa rye bitewe nuko yatwaye yasinze. Friend, nitwe tuvuga ibi bintu ntimwumve ko twibasiye umuntu, ahubwo tudushaka kwerekana eske uyu muntu itafari rye ni irihe, ubundi aragenzwa n'iki. Kenny Solo ni public figure. Kenny Solo ni umuhanzi udashobora gufungwa ngo bicecekwe. Ntabwo babivuga kuko bashaka kumuteza itangazamakuru, no. Profile afite ntabwo ari umuntu ufungwa ngo bicecekwe, ariko biracecekwa kuko ntabwo umuntu wese afitanye isano na Gaël, nta kintu kigomba kuvugwa. Mu yandi magambo, ntabwo ngiye gushinja umuntu gutanga ruswa, ariko Gaël niba adashaka kugira ngo abantu bavuge ibintu nk'uko biri buri tangazamakuru akishyura, Gaël arapromotinga ruswa. Ndabivuze. Papi, uranyumva? Ndakumva. Ibi ngibi wabisobanura gute ko abahanzi bakomeye, umwe avuye gukora ibitaramo muri Canada, uwo ni Kenny Solo, uwa kabiri ni Ruti Joel, igihugu cyaramuteruye kimutwara muri Rwanda Day. Ugerageze kunyumva. Baragarutse bageze mu mujyi wa Kigali, bakoze ibigize ibyaha, batwaye imodoka basinze, polisi irabafunga. Ibyo bintu mukabiceceka. Aya makuru ntabwo yigeze amenyekana, ariko biratangaje. Ariko se muvuze ngo amakuru ntabwo yigeze amenyekana muri mu murwa, none ngo ngubwo niba mudashobora kumenya amakuru, abantu hamaze igihe mu gihome. Ruti Joel bamufunguye ejo bundi, urimo kunyumva? Kenny Solo bamufunguye nawe nk'iminsi ngaho ishize. Niyo makuru mfite, ariko ngiwe noneho hari impamvu dushatse kuvuga kuri ibi bintu. Ndashaka kuvanaho rumors ivuga Ruti Joel, Kenny Solo ngo umuntu yagonze yahise apfa, ariko ntabwo ari byo. Yaramutikuye, yaramugonze. Kenny Solo nawe yaramugonze, ariko ntabwo yapfuye. So iyi myitwarire y'aba bahanzi bakiri batoya, ntekereza ko kubivugaho none aha ntabwo ari ukubakasa, ahubwo ni ukugira ngo bamware bisubireho, kuko nta nubwo barikura kuyo baneye, ntabwo baragira aho bagera. Kuba bagutwaye muri Rwanda Day ntabwo bikugize umuhanzi bayakasa mutwe. Urimo kunyumva? So ibi bintu urabivugaho iki? Cyangwa kuki mba mutabizi kandi byabereye aho ngaho? Ni ukutabimenya, cyangwa ni uko umuntu ubivuga baba bawukubise ikibando cy'amafaranga mu gaceceka? Erega kitira cyabaho. So ahangaha njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo aya makuru yitabwa muri yombi rya Kenny Solo ntabwo yigeze amenyekana. Icyo ni kimwe. Ikindi, yamenyekana ariko si wakankubaze, kumenyekana yaramenyekanye ariko ntiyatangajwe. Impamvu atatangajwe ni iyi. Impamvu atatangajwe ni iyi ngiyi rero. Impamvu atatangajwe, barishyuye, bakubise ikibando abanyamakuru ku munwa baraceceka. Komeza. Impamvu atatangajwe atamenyekanye, nkeka ko mbere ubusanzwe polisi yajyaga ifata abantu banyweye ibisindisha ikabamurikira itangazamakuru. Baza kubona ko kubera ko umuntu aba agikekwaho, ikindi babona ko iyo umuntu akekwaho ugasanga biramwandagaje, hari ukundi kuntu bifatwa. Icyo gihe ibintu byo kumurikira abantu batwaye banyweye ibisindisha itangazamakuru, polisi icyo gihe bigenzemo, ntabwo mubona gikunze kubikora cyane. Naho nkeka ko nta n'ikindi cyabayeho. Ikindi, kuba ino nzu y'imyidagaduro aho Kenny Solo yafotorewe arimo gusomana na bosi we bitaragiye hanze ibijyanye n'ifungwa rye, ni uko ari ikibuga mbona bafite mu showbiz, abakabaye babikora babafite mu kwaha.
ntago abakoraga ubusesenguzi amaoperasiyo bari mu biganza byabo. Ubwo rero ni n'inzira nziza yo gucishamo, bakaba bamwe muri bo bakoreshwa nk'ibikoresho bagaceceka. Okay. Mm. Ibingibi ni tuvuga ibintu nk'ibingibi abantu bakabyumve nabi, bavuge ko harimo gutwika cyangwa kugira ku muntu yibasira abahanzi cyangwa amarebo. Ibi bintu nari maze gutanga urugero, ndavuga nta munsi n'umwe muzigera mubona umuhanzi ufite contract cyangwa wasayininzwe na Kina Music ushobora gusanga muri aya mabi cyangwa mu bintu nk'ibi ngibi. Ntabwo bibaho. Kubera ikirebo nk'izi ngizi, ntabwo ntekereza ko ushobora kubona Clement Ishimwe Clement, umugabo wa Knowless, ntabwo ntekereza ko wamubona na Nel Ngabo bari kumwe bari mu kabari. Twagiye tubona abantu twagiye tubona amafoto, uzabona Clement Kina Music warabibonye no muri pandemic. Papi yafashe bari abahanzi bose abatwara iwe mu rugo, urimo kumva, ikintu cyo birirwaga baduhereza live. Ariko biratangaje kubona ngo uyu nguyu ngo uzanye irebo ngo uzanye amafaranga ngo uje gushyira mu mafaranga mu muziki nyarwanda, twe tumubona yaguye isindwe ari kumwe na Bakeni Solo n'abari abahanzi bandi basinze. Ibi bintu ni iki? Ibi bintu ni kimwe mu bizatuma kariyeri yacu yangirika ku rwego rumwe cyangwa urundi. Aba bahanzi kubivuga hano byumvikana neza, si impamvu zo kwibasira, ahubwo ni igihe cyiza cyo kugira ngo ababa bari muri icyo kigare bikebure, babone ko bidakwiye, kuko bigiye kwica kariyeri yabo, bigiye kwica ejo habo heza. Kandi mugani twari tumaze kwishimira intambwe umuziki wacu umaze kugeraho, ariko nibiza gukomeza muri ubwo buryo biraza kubagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So my suggestion ni uko bakabaye bigira kuri bakuru babo. Ibi bintu ntabwo ushobora kuzabisangamo abahanzi dufata ko ari abantu bamaze kubaka izina. Ubundi ibintu bijyanye no kuba bamwe bafatirwa mu kuba banyweye agasembuye byari bizwi ku bantu b'aba hip hop, nta muntu uri bumeshoninga izina rye. Aba bana rero nibumve ko atari inzira nziza, nta nubwo kunywa ari ikosa, ariko mu gihe basomye ku icupa ntibamenye ko bashaka ubatwara, bibashe no kudatesha izina ryabo agaciro. Nuko ngiye ku ruhande rwanjye mbyumva, naho kunywa bwo ntabwo ari n'ikibazo. Ukiri aho ngaho, ejo bundi nakoze space hano ijoiningwa n'abantu bita ba Bushari, ntabwo nigeze mbatumira. Baba banyumva kenshi cyane kuko bakunda space zanjye ziryoshye, ziba ziryoshye kubi. Bageze aha barasakuza ngo turabavuze, ariko babarira usome iyo nkuru nguhaye. Ibi bintu biteye agahinda. Rero muri DM yawe unsomere iyo nkuru yanditswe n'Igihe kuri aba basore. Njyewe ndibuze kuvuga ko ku rundi ruhande ntabwo ngiye byigeze bintungura, ntabwo byantunguye kuko ibi ngibi ni ibisanzwe. Ibi narabivuze, ndavuga ntabwo imyitwarire yanyu. Ariko ikintu kitangaje kurusha ibindi, aba bantu bitwa ngo bafite izina cyangwa bitwa ngo bakoze izina cyangwa bafite ngo maze usome iyo nkuru. Ntangajwe no kubona avuga ngo abana b'abapkamingi bo mu Bubiligi ngo nabo bari bafite igitaramo, ngo ntabwo ngo bagombaga kwakira ibyo bitaramo bibiri, bahise barebye ikidafite. Somera iyo nkuru papi, iri muri dash muri ntuza yawe, wisomera abantu hano ndagusabye. Mike yawe irafunze, sizi niba uri kunyumva. Ndahiro. Hanyuma GM ni Ben Derrick Sano yahombeye Clement. Kuba yarahombeye Clement, ibyo ngibyo byo ntabwo umuntu umwe cyangwa babiri abo ngabo babaho. Ariko nyine aba bantu bamaze kugira aho bashobora gukomanga bigakunda cyangwa bakaba bafite iyo address, ntabwo bakaba bakora ibintu nk'ibi ngibi. Papi fungura mic yawe niba babonye network. Ikibazo aho ngaho nabo bahamagariramo ku buryo kuvuga bitamu. Bari barimo kumpamagariramo. Icyo kibazo ugira nawe nari nkubwiye. Ndebera iyo nkuru nguhaye muri DM. Nayibonye. Wayibonye? Mbabarira uyinsomere, ntabwo uyisoma yose ariko soma headline yayo ugeraho abana b'abarundi babasimbuje izi ngimbi. Ibyo mpaye ni bya Babushari.
yes nibyo naguhaye nyine, nabivuze bagiye kuri telefone, somera iyo nkuru. igitaramo cya Bushari na Beatray mu Bubiligi cyahagaritswe ku munota wa nyuma. Igitaramo Kinyatrap ni Brussels cyari giteganyijwemo abaraperi bo muri Kinyatrap, Beatray na Bushari mu Bubiligi ku itariki ya 1 Kamena 2024 cyasubitswe na sosiyete yitwa Physio Event yari yabatumiye mbere y'iminsi mike ngo itariki y'igitaramo igere. Abateguye iki gitaramo bamaze gukora amatike ku isoko ndetse nta n'igikorwa na kimwe cyo kwamamaza kikiri gukorwa. Uwaduhaye amakuru avuga ko iki gitaramo cyagonganye n'ikindi cy'abarundi batuye mu mujyi wa Bruxelles bazataramira mu bwato, ibyatumye bigorana kwizera kubona abantu, cyane ko bamwe mu bakunda kwitabira ibitaramo by'abahanzi bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ari abarundi batuye mu Bubiligi. Uretse iki gitaramo cyasubitswe, Bushari yatangiye kwamamaza ibitaramo birimo icyo azakorera mu Budage Ahunef ku wa 8 Kamena 2024, mu gihe tariki 15 Kamena 2024 azataramira Polonye. Bushari na Beatray bavuye i Kigali bitabiriye iserukiramuco ryitwa Africa Fest, baherutse no kuririmbiramo abantu mbarwa. Ndakeka ari ibi ngibi. So ngira ngo urabibonye, igitaramo cyasubitswe kubera iyihe mpamvu batanze. Abana ngo b'abarundi batuye hariya muri ntuza muri Belgique, Nibo bakunda kwitabira nabo ngo ibitaramo. bari bafite igitaramo n'abahugu mu Bubiligi. So Bazaririmbira mu diaspora mu bwato. Bubiligi, Bigaragara ko ngo babushari bafite impungenge z'uko nta bantu bazabona bazitabira kuko cyahuriranye n'abo bana b'abarundi. ni ukuvuga ngo abo bana b'abarundi bibera hariya mu Bubiligi, urimo kumva, Ababiligi barebye abantu bateguye ibitaramo barebye basanga ntabwo bishoboka ko babushari bashobora kubona audience, igitaramo bahita bakibaninga. Sinzi muri kumva icyo kintu. Ibi ngibi nibyo tuvuga, ntabwo reka twemere ko bafite audience. Ndatekereza hano Kinyatrap hari irazwi, ariko ni gute bashobora gufata abana, tureba abana baririmbira bo muri quartier bategura udutaramo, niba abana b'abapcoming, sinzi muri kubyumva, bo muri quartier, reka tubyite gutyo. Hari umuhanzi wo mu Bubiligi uzi w'umurundi Ntawe nzi. muri abo bana ufite izina? Ntawe nzi n'umwe. Ariko biterwa n'iki kugira ngo umuntu igitaramo nk'icya Bushari nk'iki ngiki? Nababwiye ko nijya tuganiriza kuri ibi bintu ntimumve ko twibasiye abantu, ariko twerekana ko ni iki gishobora gutuma ibintu bihinduka, imyitwarire y'abantu. Niba bashobora gufata abana bo muri Belgique b'abarundi baririmbira muri studio zo mu rugo, nta n'indirimbo n'imwe yabo tuzi, aba bantu bakabasumbisha ba Bushari nicyo tuvuga ibi bintu n'akasamutwe. Reka nkubaze, ahangaha ho bishobora guterwa n'abaorganizer uburyo bateguyemo ibitaramo byabo n'ingufu bashyize mu kubyamamaza no kubimenyekanisha. Ikindi ntabwo mpamya ko uruhare rwo kuba byamenyekana cyane rwakabaye umuhanzi. Organizer ubwe. Reka nkubwire ikintu kimwe papi, sibyo? Kankubaze ikintu kimwe. Ahangaha muri iyi nkuru bavuga ko n'ubusanzwe ibi bitaramo ngiye kukubwira ikintu kimwe. Space majorité hano 90% zikurirwa n'abadiaspora, sibyo? Cyane. Urambwiza ukuri ko ari amagambo yavugiye bira bitutsi bari abasore n'ira myitwarire bageze hano muri space, sibyo? Byarafashwe bijyanwa ku ma YouTube. Mbwira umuntu wagombaga kohereza umwana we kujya guhura n'abantu nari amagambo bavugiye hano. Uwo mupromota, uretse gato, uwo mupromota uzi audience ye, uzi ko abantu birirwa ku ma space no bakoresha media, muri diaspora abantu bakoresha media, wari wabukinze aba bahanzi akabona ukuntu baje gusegana hano batuka abantu ibintu bitutsi byo mu myenda, batuka abantu kuri ba nyina, ira myitwarire bagize hano. Wowe uri umupromota wakomeza kwemera ko abantu ukomeza kubahostinga kandi uzi ko abantu bagiye kubumva babashije kubabona hano, ari wowe wabikora?
ibi bintu byegeze kuba kuri nyakwigendera Uwiteka akomeze kumutuza heza Jay Polly aha agiranye kurosage n'uwitwa Ibambe icyo gihe yakoraga ikiganiro Rendez-vous kuri BTN kuri City Radio ahagarariye n'Inyarwanda avuze ko bagiranye kurosage Jay Polly yaza gutanga interview avuga ko abanyamakuru ari amadebe iryo jambo aha ryonyine kugira ngo rubanda rwongere kumugirira icyizere kandi ibi bintu bya social media byari bitaragira ingufu aha byatwaye igihe kirekire cyane so mu gihe rero aba bavandimwe bari bari mu gutegura igitaramo cyabo kiriya kari akanya keza ko kugira ngo bimariketinge byo kimwe ku kinyabupfura kari ko kanya keza ko kugira ngo bimariketinge ku bijyanye n'ibikorwa bateganya kuzakora hariya kari akanya keza ko kugira ngo ubwabo izina ryabo baryagure banabwire abanyaburayi bati turaje mwitege noneho hip hop ikakaye imeze neza turaje dufite byinshi tugiye kubamurikira mpamya ko bitari guforopinga cyangwa se gukansoringa ibi bitaramo byabo nabo ubwabo bagize uruhare mu kwiyicira izina ryabo ku buryo naho bazajya gutarama nyuma y'aho amajwi yari gucicikana batari bagaruka ngo bace bugufi basabe imbabazi banavuga ko nabo icyo bakoze kidakwiye bizagorana buriya nta nubwo ari bo ubwabo baneye ku muti bakagombye kuba baca iryo babiri kabavura bonyine kuko nibanagaruka nani imbere mu gihugu bizagorana kuba bashobora kwizerwa cyangwa kuba bizerwa ngo bongere bagire vibe nk'iyo bari bafite kuko buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo imyitwarire y'umukobwa ubwiza uburanga bw'umukobwa bwamugeza ibwami ariko imico ye niyo igena igihe azamarayo uravuze mu nkuru ngo bavuze ko ari gutegura igitaramo mu Budage nacyo kizaforopinga ndakubwiza ukuri ni kuko ndakubwira abantu baba ahangaha majorite ni abadiaspora ntabwo waza hano gukoresha amagambo nk'ariya wenda nzo ko ari mu Bubiligi baravuga ngo no yatutse Godfather yatukanye na bariya ntabwo ngiye nshobora kwifuza gukansura igitaramo cy'umuntu ariko na nkuko nabivuze mbere ibingibi mvuze by'aba batipe bafashe umwanya wabo baragenda bagera mu Bubiligi bwa mbere cyangwa mu Bufaransa ikintu twababonyeho ni ugutumagura amatabi ibyo byaratambutse kubivugaho birabababaza uriyo kugira ngo bagire ikintu bavuga ku gitaramo cyaferinze kuko n'igitaramo cyo mu Bubiligi n'ubwo bavuga ngo cyaba ntabwo mwarabibonye nashyize amafoto hano hejuru ikintu cyo mbona cyabaye njye nta kosa mbona kuri ba Bushari ahubwo ikosa ryabaye muri ibi ni Miss Management Miss Management gute rero kandi ikindi kikaba Miss Management yo icyo nyivugaho kuba ari Miss Management ntabwo bari kugaragaza iyo myitwarire kuko buriya umuhanzi aba agomba gucunga izina rye no kumenya uko ari bwitware mu gihe ageze ahantu nka hariya ubwe aba ari umuhanzi icya kabiri aba ari ku marketing igihugu sinzi niba icyo kintu mucyumva ababatumiye rero bo ubwabo barisanse kubereka uburyo bari bwitware ku butaka bagezeho naho bageze kankubwire papi sibyo yego bari abana basohoka mu ndege basohotse mu ndege bapfa kugera ku butaka urumva bataragiye no ku modoka iri batware bari batangiye gutumagura amatabi cyo tuba honete ubwo niko bari gufata amafoto bari kwashyira ku mbuga nkoranyambaga harya mbwira bari n'abana b'itambabuga bashobora kuvuga ati ntunywe itabi ntujye kunyara ntugire ikintu ukora no babishyize on platform ntabwo hip hop ikinyejana ntabwo bikunda aba bantu bakurikirwa n'abana batoya nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo ni Miss cyabaye
ni ikosa, ni mismanagement, kuko management yo ubwayo iza kubikurikirana ntabwo icyo kibazo cyari kuba kibayeho kuriya. aba baherekeje barabumvishe, abari kumwe nabo bajyanye nabo, ngo ni uwitwa Dr Nganji, ariko we ikinyabupfura ni hafi ya ntacyo kurusha bari abana b'abahungu. We ikinyabupfura cye kiri kure cyane kurusha bari abahungu. Wagira ngo ko ari wowe wabaherekeje, ko ari wowe waje muri space agatukana, wagira ngo abahereze iki kinyabupfura, wagira ngo babwire iki? Niyo mpamvu icyo gitaramo cyagize gute, cyaferinze. Ariko tugaruke kuri ino ntuza, birakwiye ko aba batipe biyita kasamutwe, biyita abagafashe ngo bazanye injyana, bakabasimbuje abana urubyiruko rwo mu Bubiligi rurimbira muri karitsiye, igitaramo cyabo kikaba priority bakagitinya. Icyo kuba Bushari bwo ari umuhanga ntabwo tukigarukaho, ni umuhanga pe. Kankubwire papi, kuba umuhanga ni ikintu kimwe, urimo kunyumva? Ikintu gihari ni kimwe, nibamenye ko ari zahabu. Bruce Melody ejo umubaza bamaje ngo ni iki umuhanzi nyarwanda yakora muri aba bana batoya kugira ngo azamukire ubutumwa wamuha? Ikinyabupfura. Ibintu bitanu wamubwira. Yavuze ngo iki? Yaguhaye ibintu bitanu. Ibintu bitanu yatanze ni ikinyabupfura bwikube gatanu. Ako kantu niba Bushara ashobora kuza hano muri ubwo buhanga bwe akavana ijambo mu kanwa tarumvana na Yakamwana, oya wegeranya Bushari na Yakamwana, byo ni ibintu bitagereranywa. Ndakubwiye amagambo yavanye mu kanwa kumva namenya Yakamwana ntabwo ari amagambo arayavana mu kanwa. Wari wumva Yakamwana abwira umuntu ngo karyamane na nyoko, nge ntabwo nabisubiramo nkuko Bushari yabivuze biriya. Wari wumva Yakamwana bivuga mu magambo avuga? Ntabwo yabivuga nyine, nicyo ndi kukubwira ngo none se niba kankubaze, uriya ashobora gutekereza ngo natutse Godfather. Ntabwo atutse Godfather. Uwo Godfather ututse umutukanye n'abantu barenga 300 400 bari kukumva. Muri abo 400 niho harimo abantu bari kuza kwitabira icyo gitaramo cyawe. Nyuma yari amagambo wumvisha umuntu yajya kumva yakongera kujya kumva ibyo uri yaririmba? Ntabwo bishoboka. Ndakubwiza ukuri, wibuke ahangaha ni space cyane, but remember space ahangaha space dukora abantu barazaplodinga bakazijyana, siko bimeze, bakazishyira ku YouTube zigira abo zitunga. Isi ya no urakoze cyane. Isi ya none ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu aryame, utari kuri YouTube ari kuri Twitter, utari kuri Twitter ari kuri Instagram, utari kuri Instagram ari kuri TikTok. Simbona Tayikuni ndahira ari hano se. Tayikuni ndabiza afite y'ubwino hariya. Akoze uyu nguyu ni we, ntabwo ari wa wundi. Ni Tayikuni. Ni wa wundi w'intuza w'umukomedi. Ntabwo ari we. Ntabwo ari we. Nigeze ngo ni. Ntabwo ari we. Yego. Urumva Ndahiro? Yego. So icyo nakubwiraga, twavugaga kuri ibi bintu mbere ko tugaruka kuri aba bahanzi bo mu Rwanda. Abangaba bafunzwe bagafungurwa, nabwo ntekereza ko ngahibaze, nuvuga ngo nibo bahanzi navuga baramaze gutera intambwe kugeza naho diaspora ibahamagara. Kenny Solo yaravuye mu bitaramo muri Canada, warabibonye. Uyu nguyu Tijo Were yari yaragiye no muri Amerika, yanasigaye yaragiye muri ntuza muri Rwanda Day. Ariko se nibo bakagarutse Kigali mu minsi 2, ibyo batuvaniye ishyanga se nukuza bigira ibyo ntazi, banywe inzoga bagasinda bagatwara basinze, kandi polisi yirirwa ibiririma nk'indirimbo ibuza abantu gutwara basinze. Twavuga ngo dufata ngo yibasiye abantu. Buriya kimwe cyo ubwamamare burashukana, ikindi hari uwambara ikirezi ntamenye ko kera. Ntago buriya hari igihe biriya bipimo bya polisi bitanagufata ko wasinze, ahubwo wanyweye alcohol iri hejuru. Ushobora kunywa ukumva ko iyo wanyweye itari hejuru. Uri kuvanga ibintu. Uretse nkubwire, Kenny Solo kese ye ntago bamufashe kubera yatwaye yasinze, bamufashe yakoze impanuka.
noneho basanga urukumva yananyweye. ntabwo yari yanyoye, yari yazikarabye. Urimo ku- urimo kunyumva, yari yazikarabye. Ahangaha ahangaha tukavuga tuti ntabwo yari yazinyoye, yarazigotomeye. Urumva papi? Yego ndakumva. Aha- ahangaha niho tuvuga tuti ibi ngibi reka twe kwica iruhande, tuvuge ukuri byari bikwiye. Hanyuma none ikintu gitangaje, ibi ngibi birangarura, ntabwo ibi ngibi biza gusimbuka shondoroketa. Ariyo mpamvu mugiye uyu mugabo nijya muvuga mujye munyumva. Shondoroketa nta kibazo ngirana nawe, ngirana ikibazo n'ibikorwa bye. Uyu mugabo twamubonanye n'uyu mwana ejo bundi baguye isindwe mu kabari, bari bafotorana, bafata amafoto basomana. Ibi bintu wabibona na Clement Kina Music. Erega Mbwiza ukuri, ibyo uri kuvuga, shondoroketa yafunguye ahantu heza cyane mu mujyi wa Kigali, ubu niho hagezweho. Bashobora bashobora kuba barimo kwishimira ibyagezweho, tukanabibona mu ishusho yo gusinda kandi atari ugusinda, kuko gusinda bihamwa n'ibipimo byafashwe n'inzego zibifitiye ububasha. Bashobora kuvuga bati ni ukwishimira ibyagezweho. ni ukwishimira ibyagezweho. Ibyagezweho ni ukwita amategeko ya leta kandi ari abaroromodo. Itegeko bisha ndabona nta tegeko ryishwe, kuko abantu bipima mu buryo butandukanye. None bamufunze nta tegeko yishe? Kumufunga bwo ni amabwiriza yarenzeho n'itegeko yishe ryo gutwara wanyoye. Kandi ntabwo mpamya ko kunywa kwe Coach Gael abifitemo uruhare. Nimba umuntu avuze ati uranywa iki, nimba ari nawe muguriye, nimba nawe yiguriye, bose n'abafite bafite amafaranga yabo, ntabwo yabigizemo uruhare ngo nywa kandi ugende utware. Ahangaha ntabwo Coach Gael ndimo kumubonamo iryo kosa. Wenda yarabuze ati reka twishime tunezerwe dukore ibi, barenga irenga ayobora. Ariko ntabwo ndaje ubavugisha cyane, ariko ntabwo mpamya ko ahangaha ntabwo shondoroketa namubaraho ikosa, kuko kunywa ni kimwe, urimo kunywa ni ikindi. Wowe wumva kuri bujye kuri voro ugatwara, niho wakagombye kwiha ikigero cyiza uri bunywe. Wabona binanze birashoboka ko wanaparika. Ntago kwa Coach aho nanjye turemera, kubera ko ntabwo ari we wamubwiye ngo agendamo asinda atware yasinze. Aho ntabwo ari ikibazo cya shondoroketa. Kuko ubu se nimba ngewe nkwakiriye, urugero nagutumiye, ndanakwibutsa ibyo uri bunywe n'urugero rw'ibyo uri bunywe aho uri bugarukirize. Nta kosa ngewe ndimo kubonamo Coach Gael rwose pe. Ahangaha Coach Gael ni ikinyange, kuko ntawe yavuze ngo noneho ongera umuhogo wawe ngo ibi ngibi ugende unatware. ariko abanyamakuru nabo ntabwo bakimenya gucukuma. Ni gute ibyo bintu bitamenyekanye? Iby'ifungwa rye se? Iby'ifungwa rya Kemiso na Rutije we, impamvu bitamenyekanye, polisi ntabwo ikimurika itangazamakuru abatwaye banyweye. Itegeko rivuga ko ikinyabiziga gifungwa n'ibwiriza. Ufashwe ikinyabiziga gifungwa, nawe agafungwa iminsi 5, agacibwa amande ateganywa n'itegeko. Ubwo rero nimba polisi yarafashe umwanzuro wo kutayimurikira itangazamakuru, ndagafatwa nijoro yanyweye yanakoze impanuka, ntibabitangaze. Mbona riba kenshi ariyo ikunda gufata umuntu ugikekwaho n'imyirondoro n'ibintu byose ejo akaba umwere.
buriya bafite uburenganzira ku washyizwe hanze kuba yabiregera. Ubwo rero mpamya ko polisi y'ubwayo mu bunyamwuga bwabo bavuze bati bo nta mpamvu yo kongera kugaragaza umuntu ko twamufashe yanyoye kuko yanywereye ye, iby'ibwiriza rimugonga rikamugonga. umva nkubwira ikintu kimwe, reka nkubwira ikintu kimwe nani papi. Njyewe nicyo tuvuga kuri ibi bintu, abantu bajye buriya hari ikintu umuntu araceceka. Impamvu nshatse reka duhere kuri Ruti Joel. Ruti Joel ni umuhanzi mwiza w'umuhanga, ariko ni imbata y'itabi n'inzoga. Uwo bibabaza uyu mugabo. Reka tuve i Kigali, reka tugaruke muri Amerika. itabi bwoko ki? Bisobanure. Murebe kuri dashboard kwanza. urumogi Teko wambabari, reka tubanze tubirebe. Umugabo bita Gahima, muramuzi? Gahima washakanye na Aline Gahongayire se? Umudivorce. Turamuzi. Murebe kuri dashboard. Uyu mugabo Gahima, Rwanda Day irangira. Aya ni amakuru mba nkuye muri Amerika, murabizi ko ntaba muri Amerika. Urukumva? Dushaka kugira ngo dukebure uyu muhanzi ahindukire agaruka kuri umuziki wa gakondo. Dore aririmbye Igikobwa turayikunda, aririmba Rumata turayikunda. Ni Rumata harya? Ndahiro, Rwanda Day irangira abandi baratashye. Uyu Gahima murebe ifoto nyishyize hejuru kuri dashboard, ariko n'abankurikira mwajya kuri profile yanjye mukayisanga yiriyo. Uyu Gahima igitaramo kirangira muri Amerika, I mean Rwanda Day irangira. Murebe iyo foto, yahise afata Ruti Joel amutwara muri Atlanta. Turi kujyana amugejeje muri Atlanta, my friend. Ibintu bakoreye muri Atlanta nakasa mutwe, abantu babizi barabizi. Urumva? Bakoze ibiki? Bakoze ibiki? Dore Gahima, dore umugabo wari Gahongayire uko ameze mu ifoto. Amerika iragenda igafata abantu ikabagira imihirimbire. Ndebera ukuntu umugabo ameze mu ifoto waraye. Yambaye igikozi. Ariko abantu mukora diaspora, reba icyo gikoti wa mugabo we. Si muri neje se? Mbega ibikoti babyita rufuko. So munyereke Ruti Joel ntiyagiye muri ntiyakoze ibitaramo. Nyuma ya hariya munyereke, mugiye ku nkuta ze munyereke ifoto nimwe ari mu gitaramo. Bihuzwa gute n'ibyo no kuba yarafashwe yanyoye agafungwa? Bivuze ngo muri Amerika uyu mutipe yakubise ikintu bita urwedensiya. Urumva? Ntabwo mu Rwanda yasinze. Muri Atlanta baragiye barahanya. Urumva? Si ukunywa, nuvuga ngo ubundi izi z'i Kigali yanyoye zari hangover. Urumva? Byatangiriye muri Atlanta, ntabwo byatangiriye i Kigali. Amahirwe yagize ni uko yatwaye yasi akabikora yamaze kugera mu Rwanda. Muri Amerika bari guhita bamurasa. Rekere duhere ku by'Ikigali. Iby'Ikigali urabihakana? Iby'Ikigali byo simbihakana. Wamaze kubaza amakuru? Hari umuntu ndimo kwandikira mubaza neza
ndaje mu kanya nabyo mbimenye n'igihe yafatiwe n'aho yafatiwe aho ari. uzi ikintu kibabaje kurusha ibindi se Eh, nuko tujye tumenya amakuru nk'amwe abantu mufite amakarita ya RMC mukamenya amakuru n'abantu bamaze gufungurwa kuko abangaba ndi kukubwira aba bajene njye ntabwo njya nshinyagurira abantu nanze kubivuga bagifunzwe naje kubivuga ko bari bamaze gufungurwa. wari wambona ndi mu gisata cya showbiz. Ni bande bajya bakora showbiz? Ni Emmy ushaka gufungisha Bruce Melody? nanjye ndayikora. Hakoresheje igihe byo mureka tubivuge. So Eh, urumva rero mm. ibi ngibi niho mbabwira nti ntabwo ibintu byari bikwiye namba naka na gato kuko ibintu biratangaje. So ngibyo byabaye ariko ku bantu inshuti za Ruti Joel mubwira ko ari umuhanzi ushoboye uririmba gakondo ubundi ntabwo njya mu banzi bagakondo ariko ni ukuvuga ngo ibi ni ibibazo byo kutagira management. Akoze papi uri gukora ibiki none mwuka cwama Ndimo ndarya. bon appetit ariko se kutumye nanjye ngira inzara aho Amezi. nanjye nshaka icyo kurya. Urumva icyo nakubwiraga Management arayifite ariko none se ntari mu biganza by'intore Masamba. ayiga data ibaze inde Ntari mu biganza by'intore Masamba. papi Mhm. niba amanaging ari Ntore Masamba ubwo ngubwo nyine arabura ikintu kimwe. Mm. Intore Masamba n'uwo muri gende ndamwubaha ntabwo ntashyiraho comment urumva buriya tuye twubaha uriya musaza yubatse izina Ni umusaza twubaha twese. Intore Masamba buriya naje gusanga nari ikintu nzongera kumuvugaho urumva buriya tuye tugerageza kubaha nubwo twabukora showbiz kose Masamba nta kintu Masamba niyo yaba yakoze ikosa buriya ngiye nanamuryamaho tu nta kintu Nta kosa yakora ni intore cyane. ntabwo rero kurikora kuko akunda igitsina ndabivuze. Eh? Umudomo wanjye uzankora Masamba nta kintu yakora ngo muvuge uriya ni ukumuryamaho paka ibyo nari mvuze ntimubyumve nizere ko ntabwo mwabyumvishe urumva ariko Intore Masamba ni intore koko urumva ariko ngibyo urukumva ibi bintu tuba tuvuga byo muri showbiz no kuvuga ko utavuga muri showbiz nuko bimeze. Ikindi kintu nabonye mwiseka niko biba bimeze nyine bigira gutya nyine kakancika nkavuga muzi ko ikintu bita umudomo cyananiye n'iki ntabwo nareka kubivuga kuvuga ngo ntabwo twavuga ko Intore Masamba ndamwemera mukunda nk'inkimwe ariko nyine zirege kuko nyine nawe ko bivugwa ko ngo iyo bigeze ku gasusu umusaza afite ukuntu azi kuganira neza ya ndirimbo yaturirimbiye bita Rwagihuta. my friend ngo aragihuta akagihuta koko Ibyo. biravugwa ntabwo niko bivugwa ariko ntabwo ibyo ngibyo ni kama kawaida ibyo ngibyo ntabwo bimukuraho ko da papa is a legend mu buryo bushoboka bwose ariko Crazy urashaka kumbwira ko n'uyu n'aya masaha iyi minota 10 wampaye uri se iyi kamera tutari gufata ntuzo urumva papi so ngayo nguko tugarutse kuri Ruti Joel abantu bamwegereye urabizi ko gerageza izina ryawe ushaka ukuntu bakwegera bakuganirize naho ubundi ugiye gutibaba amakuru mfite nayakuye ahantu hize uko Ruti Joel nabo bamufunguye muri iyi minsi ibiri ishize arafunguwe yararekuwe ariko Kenisoro ndakubwiza ukuri nta muhanzi uzigera umanagingwa na Shondoroketa uzagira indangagaciro ntibishoboka. Ibi ni ingaruka zo gufata Kenisoro ntabwo ibi bintu byabaye kuri Kenisoro wabibona ku muhanzi kuko Clement wa Knowless umuhanzi afashe urabizi neza papi amufata nk'umwana we akamwitaho akamurinda ikibi siko bimeze cyane.
biterwa n'iki kugira ngo ibyo ngibyo ntibibe kuri ntuza. Uyu nguyu wiyize muri business ye no kwishimisha no kugwisinde. Byari bikwiye ko tubona Kenny Solo ari gusomana na Shondoroketa. Amafoto ntitwayashyize hano, reka mbereke. Erega ku bantu batabizi, ku bantu mutabizi, reka mbibereke. Kabereke hano hejuru. Iki kibazo umuntu aravuga mukabyita kwanduranya. Nta munsi tuzavuga kuri showbiz, tuzabivugaho, nzabagurukana mpaka. Reka mbereke ifoto. Iyi foto nayishyize hanze. Erega ibi nitujya tubivuga ntimujye mudufata nabi. Tuba tugomba kubivuga kuko nibiba biri kuvugwa, kandi mwe tuba tugomba kubaha amakuru. None ko twemeye kujya kutuyabaha, muragira ngo tubigenze dute? hari ikintu kimwe Yego. kiraza gufata nk'aho hari ikibazo waba ufitanye n'umuntu. kandi maze kukumva iminota ingahe, ushobora kuba uri umucinyankuru. Sindi umucinyankuru mu buzima bwanjye. Ni izina ry'Imana papi, ndashaka muri iyi minsi hari ukuntu kwivugisha, ndabona ushaka kuba umurigatabirato wa Gayere. Ibyo bintu ntabwo uwo ntabwo ari njye, uwo ntabwo ari njye. Ubwo uzaba umurigata kwaha. None se ejo ntabwo ari wagiye wafashe umwanya kuva i Kigali cy'Urubavu n'amasaha angahe? Kuva i Kigali cy'Urubavu ni amasaha 4 cyangwa 3 n'igice. Wafashe amasaha 4 ugiye gukora iki harya i Rubavu? Nari ngiye gukora inkuru y'umwana basagariye. Bande? Coach Gayeri na timu ye na Melody na Mubi cyane. Uretse gato. Genda gato yankwereke, kubaza ikintu kimwe. Kankubazi. Niba utashaka kuba umukomba amase wa mugani w'ababandi. Ntabwo umurenza amase ngewe. Ndakubaza. Shondoroketa uriya mwana bakubisa agapfa kazuka, harya bamukubitiye aha? Iyo umuntu yanze kubyuka ku neza abyuka ku nabi. Ndababwiza ukuri nta muntu n'umwe Shondoroketa uri hano uzigera uguma asinziriye. Nawe yababwiye ko ntawe uzasinzira ngo yicwe n'inyota. Ibyari ijambo ry'Imana. Ntawe ashaka ko asinzira, baraza mu kabara akazibaha bakazinywa bagatwara imodoka basinze bakabafunga. Ninya babwira ibi bintu reka njye mbabwira. Kanye babwira ibintu mbahe n'ingero. Uwo niwe God fata ngiyo nzajya babwira ibintu mbahe n'ingero. Kabahe ingero. Twari turi ku cyanjyanye Rubavu. Uretse gato. Kugira ngo dusesengure nimba nshobora kuba umurenza amaso. Genda. Oya kumurenza amaso wamaze kuba yuko ndatangiye sindi kumva atangiye gucinya. Uwo ntago ari ngewe. Genda ngira ngo tushyire hanze ibintu bifite fact. Natire yawe nzayigura papi. Najya nkwishyura ayo mafaranga ariko ugakomeza kuba wowe. Niyo mpamvu ubona gukunda ukuntu umeze. Kwanza ni weekend ndashaka ukuntu ngo haruswa y'imyitwarire yawe myiza. Asante sana rwose. Urumva? Kankubaza ikintu kimwe. Papi. Ndahari cyane. Wambwira gute? Dufata ingero. Ejo bundi twabonye imodoka zigonga imikindo, twabivuzeho hano. Bamwe bavamo baraguruka barigendera. Kubereka abantu basangiye na Shondoroketa buri munsi basigaye barenga ku mategeko. Uri kwibaza icyo kintu? Urakoze cyane. Ibyabaye bakagonga imikindo. Reka tujya kuri etape y'icyo ngicyo. Uretse gato. Twabonye ifoto mubi erega bagongesheje imodoka ariko mana we. Ariko nubwo bashaka ntabwo nzongera kuvuga Shondoroketa ngo muhuze n'undi muntu. Murebe kuri dashboard. Kenny Solo yasomye Shondoroketa, ngifoto nyishyize hejuru. Yaramusomye arasinda. Asinda urukundo aragenda aragonga. Singi ibyo hejuru. Mbabeshya singi ibyo biri hejuru. Munabihangariya. Kuri dashboard ntabwo muri kubibona. Murebe ngibyo. Iyi tariki ubwo basomanaga Shondoroketa asomana na Kenny Solo, bamunywesheje inzoga. Kenny Solo aragenda arasinda, atashye agonga. Ntabwo bamufashe atwaye yasinze. Dutandukanye ibintu. Tubitandukanye ibintu byumvikane neza. Yaragonza agonga abantu n'ibikorwa remezo yasinze nibigize icyaha. Kegeze kubyumva. Nukuvuga ngo ni gute nka manager
cyangwa nk'abantu mushobora gufata umwana nka Kenisol, reka ni umwana nubwo yagize ibyago agatera umwana agagira, mukarekura Kenisol akagenda yasinze, which kind of management iyo ariyo ishobora kurekura Kenisol agasinda akagenda bikagenda kuriya? So rero ibyo tuvuga ni ibingibi. ahangaha ureka nkwereke, Yego, ntabwo Kenisol bamuhaye inzoga ku gahato, ahubwo ndaza niyo mpamvu kubireba, nkubwira ngo nta nubwo wowe nta nubwo uri n'umurenza amasaha uri umuyora amasa. None se ni gute ndaza ushobora kuvuga kubifata gutya? muri iyi shusho. Wowe inkuru ndakubaza, inkuru yimenyeye ahangaha utangiye no kuyidefanda. Nyine rindira manze nkubwire opinion yanjye. Icyo mbona cyo ni ukunywa inzoga batabasha kwigurira, bazibona bakazinywana umururumba zikabakoraho. Uretse gato, Ntabwo numva ko ushobora bagiya. Erega buriya tujye tumenya igisirimu kiragoye. kagira inkuru. Abonye Jack Daniel, abonye Hennessy, byonyine abona akazi mu gihe kingana iki ku buryo ashobora kwigurira iyo rika iri ku rwego rwo hejuru. Ntabwo aho ngaho wavuga ko ari shobora kutamo hatiye ngo izi ngizi zirenze igipimo cyawe, nta nubwo yanumubwiye ngo genda utware imodoka, nicyo navuze hejuru. Ahubwo mbona ko babona izi rikeri batabashije gukontorora cyangwa se batabasha kwigurira ku ruhande rwabo, bakaba binywera tumwe twa make muri quartier babazaniye mu rugo, babona mu marikeri bakayanywana inzara. Burya baravuga ngo inzoga n'imfura ikanywebwa n'indi mfura. Babonye banyweye basinze badashaka kwiyemera ko bari kumwe batwaye, bashaka basare ukamu 5,000 akagutwara akakugeza iwawe mu rugo, nabwo n'ubusirimu. Nyuma yo kureba ukuntu Shondoroke tanga hameze, yari kugira inama uriya mwana ngo ashaka umusare. Cyo tuvugisha ukuri. Erega nabikubwiye ngo nta mbere na mbere ba nyiri igikorwa ubwabo bagombye kubanza kwigira inama, bakanamenya ngo ndinde ndi public figure. Ibi bintu ntacyo biri bwangize kuri CV yanjye, ariko kubera ko ibyo baba banyweye si amata, wabivuze neza, kutikontora uburyo bwabyo ni ikibazo. None ko Shondoroke batamufashe ngo bamufunge. None se Kenisol uretse kumufunga we, none se Kenisol wigeze ubona ko mutigeze mubivuga? Ntago nabimenye, ntabwo ngo simba muri showbiz. Urakoze. Wakagombye gukora iyo operation tuwucunga ibibuga. Niwe tuwucunga ibibuga. Tubiza ntabwo nsobanukiwe. Nakubwiye ngo wakabaye akora iyo operation akabitubwira tukabibonera igihe, kasigaye acunga ibibuga. Uwo ninde ko ntabwo nsobanukiwe? uze gukurikirana muri showbiz abafite akazi uraza kumumenya. Ucunga ibibuga wakagombye kuba yarashyize hanze ibyo ngibyo. aho wajishe igisabo ntiwatera ibuye. Ubwo nyine nuko twahisemo kubibura iyo nkuru. Ikindi kintu kiriho nuko ubu tuvugana, impamvu ngo ibintu bitagiye hanze, wa mwana wa mukobwa azakora ubukwe ejo bundi, niyo mpamvu. Kandi ngo niwe utanga amakuru, niwe ufata amakuru nk'anga akasohora. Uwuhe? Niwe uje ukora inkuru. Nani Clement afite ubukwe. Jesse Clement afite ubukwe. Afite ubukwe, wa mwana yatendagiye kumurongora, ariko harakoze akantu k'ubugabo. Clement akoze akantu k'ubugabo kabisa. We ni ukuri twagiraga urega kuba umugabo buriya nta kindi papi. Nafashe kano kana yateye inda kakarongora ni sawa kabisa. Urege banga ni ikintu njya nibagirwa njye mbyibuka gato. So urumva rero
iby'abahanzi ni uko bimeze, ngo fata ku mavuta niwe urinda ibibuga. Yego kodu. njye nta mazina navuze. Tugaruke gato. shondo Ntabwo wavuga amazina abashaka ngo bizirageho. ikibazo. Ntabwo wavuga amazina ariko twihuse rero tudatinze. Reka ibi bintu tubikore muri ubu buryo, tubwire abantu ko iyo tuvuze kuri ibi bintu ntabwo ari uko tuba dushaka kwataka cyangwa kugira ikindi kintu kibi tuvuga. Ntabwo nk'amakuru mwumvisha ibintu byabaye mu Bubiligi, muri Belgique, ibintu byabaye kuri ba Bushari, nta kintu kidasanzwe kirimo, ariko ku rundi ruhande njye nta kintu kintunguye kubona abantu bita ngo bafite izina ngo babatumiye mu gihugu, ariko batubwiye ko icya mbere cyari itike y'indege, ariko bakabasimbuza abana baririmba muri quartier bagiye kujya muri cruise. Muri cruise izi pati zo mu ntuzajya bikora fafa ntabwo ujya ukora intuza zo mu bwato harya, ariko genda reka babwize ukuri. Suri kureba nani papi, Ndareba. abantu igihe bataramenya uburemere bwa social media, izi mbuga nkoranyambaga dukoresha, ariyo mpamvu ubona ibigize ibyaha byose, ibigize ibyaha byirinda, urimo kumva kugeza igihe, ariko nubwo ntabwo nabyirinda ngo bikonde, kandi imvuga igihe kizagira banjugunyemo, kuko umudomo wanjye nanjye uzankoraho. Ariko se igihe wavugiye kutarafungwa papi? nuko mba mfite ukuri kw'iby'igihugu, turi mu gihugu kigendera ku mategeko erega kandi kitaniga itangazamakuru. So ni ukuvuga ngo njyewe witegereje ukareba izi mbuga nkoranyambaga uko ibi bintu hano ngaho bikorwa, cyangwa uko izi platform zimaze kuba akasamutwe, ziramutse zikoreshejwe neza zishobora kugira byinshi zihindura, kuko ntabwo urabonera urugero kuri ibintu bya ba Bushari my friend. Ntabwo waza kuri space uruganiriro rw'abadiaspora, urukumva uruganiriro rw'abadiaspora my friend, nurangiza ngo uze urufate minenegwe, reka mbyituko, uze uhatukanira ibitutsi Bushari yatukanye, wumve ko biri buguhire. Ntagiye kujya mu Budage papi, ntabwo mpanura. nakubwiye Mu ngo Budage uretse gato, mu Budage bazabafunga, uzabireba. Ntabwo ndi umuhanuzi, ngo ndifata simpanura. Imyitwarire yabo nibayitwara mu Budage bazabafunga, I'm telling you. bashobora no kuba dipotinga. Ibi ngibi nkubwiye uzabireba, kuko niba ashobora kuza hano kuri social media, akaza hano kuri space agatukana, agakoresha imvugo nyandagazi, ariko reka nkubaze, uraza hano iyo nkuru usomye yo ku Gihe, I'm telling you, ntabwo ngo dufata n'umuhanuzi, ariko ntabwo ushobora kuza kuri social media hano kuri space aho diaspora baganirira ngo utuke abantu kuri ba nyina, ngo wumve ko biri buze kuguhira mu gitaramo gikomeye. Bagomba kugusimbuza abana bo muri quartier igitaramo. Papi baba urangije kurya, ongera usomere iyo nkuru wo kabyarawe. Aba bantu bigeze bamenyesha ko bagiye kupaninga igitaramo? Wapi? Ba nyiri ubwite. Nsomera inkuru ujye ntongere kuyigeza handi hasi, yinsomero igeze aho ngaho. Nani nshaka icyo Nisome nyigeze. Isome yica umuzizi. Igitaramo cya Bushari na Bitrey mu Bubiligi cyahagaritswe ku munota wa nyuma. Ni inkuru yanditswe ku saa 3, yagiye hanze saa 3 z'umugoroba na 32 ku itariki 30 z'ukwa gatanu 2024. Ubwo ni ku munsi w'ejo, yandikwa na Nsengiyumva Emmy. Igitaramo Kinya Trap in Bruxelles cyari gitegerejwe mo abaraperi bo muri Kinya Trap, Bitrey na Bushari mu Bubiligi ku itariki ya 2 Kamena. Cyari kuba ku munsi w'ejo, ejo kuwa gatandatu 2024. Komeza. Cyasubitswe na sosiyete yitwa Fusion Events yari yabatumiye. Mbere y'iminsi mike ngo itariki y'igitaramo igere, abateguye iki gitaramo
bamaze gukura amatike ku isoko ndetse nta n'igikorwa na kimwe cyo kwamamaza kiri gukorwa. Uwaduhaye amakuru yavuze ko iki gitaramo cyagonganye n'ikindi cy'abarundi batuye mu mujyi wa Boxer bazataramira mu bwato. Nubwo twageze ahangaha ahangaha ndashaka mwumve abahanzi b'akasamutwe b'ibyamamare bavuye mu Rwanda. Abantu baba hanze muri sama twese tujya mu bwato, tujya muri ibyo bitaramo byo mu bwato, tukambara white, dore na Fafa arabitegura. Ndahiro ibi ni agasuzuguro. none se abateguye iki gitaramo iki ngiki cyo mu mazi kirabatunguye? No, urukumva babyitwaje, ugerageze kubyumva, babyitwaje ariko babonye ibi, urumva barebye ibintu byahitinze. My friend, social media imaze kuba ikintu gikomeye ku buryo udashobora kuza ngo uyikorereho ibintu by'umwanda ngo biguhire. Ntabwo waba uteguye igitaramo, uyu muntu wateguye igitaramo yakubise imibare abona agiye guhomba. Nta bantu bari kucyitabira, ndakurahiye. Nta muntu bari kugihingukamo. Ndahiro, wowe nyuma yari amagambo bavugiye hano wakoreza umwana wawe kujya mu gitaramo. Aba batipe bakurikirwa n'abana bato. Ibi nabikubwiye, ibi nabigwayeho ku rugero rwa nyakwigendera avuga ko abanyamakuru ari amadebe. Icyo gihe ntabwo twari twakagize ubushobozi bwo kugira social media, cyangwa se social media yari itaragera ku rwego iriho uyu munsi wa none. Ingaruka byateje icyo gihe murayibuka. None yaje yita ngo difate iki? Ntago ari ugiye kubisubiramo, na nyir'ubwite yanze kubisubiramo. Twararezwe. Ntabwo wakoresha ari amagambo ngo ngere, ntibikunda, ntabwo bikunda. Sinzi impamvu Bitre atize. Bitre yaraje ankora w'indirimbo, yagiye i Butare aririmbira umusekirite. Ibi ngiye babwira realite. Yajyanye n'uyu mutipe Devisti i Butare baririmbiye umusekirite, amafoto ndaza ndayamanika. Ni hatari. Baragarutse igitaramo cyo mu Bubiligi barakibaninze batabibamenyesheje. Abantu bagiye kwigira mu bwato barekane n'iyo mihirimbire. Icyo mbabwiye ni kimwe, itari inkuru yanditswe. Iyi nkuru yanditswe muri 2012 tariki 18 z'ukwa 2012, nibwo gutukana kwa Jay Polly kuri radio byababaje itangazamakuru, none ajyanwe mu nkiko. Iki gihe byari muri 2012, ariko tariki 26 Desemba 2013 handikwa indi nkuru ivuga ngo ihabwa umutwe uvuga ngo Jay Polly yatuye asaba imbabazi abanyamakuru yibasiye muri 2013. bari abo bavuze ko bazanca umutwe. Ubyumva? Izi nkuru uzigaruye kubera iki? Nababwiye kuva mbere kose ko ibi byagize ingaruka kuri byagize ingaruka kuri kariyeri ya Jay Polly mu gihe kitari munsi y'imyaka 2. Kubigarura muribuka ingufu byatwaye nyuma yuko yemeye akatura agasaba imbabazi abanyamakuru, kandi nawe akagaragaza ko iyo bivuze atari ikibazo afitanye n'umuntu ku giti cye, atari media muri rusange. Noneho rero kuza ku mbuga nkoranyambaga ugakoresha imvugo nka ziriya ni ikosa rikomeye cyane. Mu gihe batari bagaruka kuri izi mbuga nkoranyambaga ngo nabwo bongere bazisubireho, biyexikize, basaba imbabazi. Ndakubwiza ukuri, ni kumwe bavuga ngo ihene yahiye umurizo
bukeye iravuga iti burakeye bahabone, baraba bisenyeyeho nk'ihene. Icyo nabona cyo cyakorwa ni uko bakwerura bagasaba imbabazi, kuko mpamya ko ari amasaha ntabwo bari banyweye amata cyangwa amazi gusa, itabari barimo yabemereraga kuba bakoresha izo mvugo gutyo. so ntabwo bemera ntabwo bajya babasha gusobanukirwa media cyangwa social media. Ni ukuvuga ngo niba uvuga ko ufite igitaramo byonyine turi kukubaza hariya wari umwanya mwiza wo gupromotinga igitaramo cyangwa wo gutanga message ku bantu bo mu Bubiligi, bakavuga ibitaramo byiza niyo cyaba kitagenze neza bakakigira cyiza uko byagenze mu Bufaransa bari sibyo. Ibyo nabigarutseho rwose, ariko bo icyo bakoze barajanga amagambo bakoresheje mwarayabonye. None se nkubaze abapromota, of course abapromota bagomba gukurikirana abantu bagiye kuzana, bivuze ngo niba baraje kuri space abapromota bagomba gukurikirana, bagomba gufollowing abo bahanzi bagiye gukoresha. Wowe uri mu promota uyu nguyu wo mu Bubiligi wari wateguye kino gitaramo wa gikansoniza utabanje no kugisha inama aba basore, ari wowe wari kuza hano ugakomeza biriya bintu nyuma kuva amagambo Bushaya yavugiye muri iyi space cyo tuvuga ngo rero ngo abana ngo b'abarundi baririmba mu Bubiligi ngo nibo ngo basingo ngo babonye gutyo. Mbwira abana baririmba muri quartier mu Bubiligi b'abarundi bahuriye n'igitaramo cya Bushari. Ibi ngibi ni urwitwazo, babigize urwitwazo, ariko nabwo harimo rurimo n'agasuzuguro. Abo bana ni gute bashobora gusimbuza bakavuga ati ubwo nabo bafite igitaramo icya Bushari kigomba guhagarikwa ko ntabwo byavangwa. Bisobanuye iki? Aba bana bafite popularity kurusha ba Bushari. Ibyo ngibyo ni urwitwazo ko nta hantu bihuriye. Cruise ibi bintu byo mu mazi abantu bajya muri vacation muri sama tukajya mu mazi mu bwato, ibi ngibi ahantu hose barabikora mu bantu baba muri Europe cyangwa muri Scandinavia cyangwa no muri Amerika. yego. Ariko cyane kuvuga ni iki? Ibi ngibi uyu muntu yabigize urwitwazo, yitwaza abana bafite iyi event yo mu bwato, urukumva. Ariko impamvu yabaninze kino gitaramo naya magambo bano basore bavugana muri space. Uyu mutipe yari gushya, nta muntu ari kujya muri cya gitaramo cya Bushari, yagombaga gushya. Ndi kubabwira ntagiye kujya mu Bubiligi, I mean nturako bari gukwepa ngo bagiye gutaramira mu Budage cyane. Ikintu bari buvane muri ibi bintu ni umunyenga wo mu ndege gusa. Niba cyangwa mu Budage bafite imyitwarire bafite, bazabadipotinga cyangwa muzabireba. Ibi ndi kubabwira kuko niba ibi bitashobora kubahereza isomo, ntabwo waza kuri media kuriya. Come on, dukoreshe common sense. How can you come in social media ugakoresha amagambo ari stupidity hariya when you know people they are waiting for you in different city ngo ujye kubataramira, warangiza ukazokoresha imvugo nyandagazi nka ziriya? Ntabwo biriya ntabwo bikwiye. Those the artists we have in our country. So ibi ngibi rero nituza kuvuga kuri biriya bintu, twemeranye ko abangaba nibo bahanzi dufite badashatse guhinduka mva wanahita kamutakoma. Reka tugaruke kuri abangaba baririmba gakondo, nubwo turi kuvangira, ntabwo turi kubivanga ko bose n'aba artist. Tugaruke kuri abangaba baririmba gakondo. Rutijo wera abantu bamwegereye, ariko se wagirwa inama na Gahima, wagirwa inama na Gahima yaranze Aline Gahongayire ugatekereza ko ibyo bintu biri buze kuguhira? Ntukivange mu byingo nta mugore urashaka. None se iyo tahita tumuziho, none se iyo bavuze Gahima duhita twumva Aline Gahongayire. Aline Gahongayire ni umustar, uriya mugabo w'icyo uruhara. None se ng'urutonde rw'abakire bagiye badivorce barenza abo ngabo muri igitera gatanya mu ngo, igitera gatanya mu Gahima. Uretse gato mu kanya ndakubwiye ngo Gahima, uhise umbwira ngo iki? Watandukanye na Aline Gahongayire kubera ko utamwe ngo Gahima ufite uruhara cyangwa ni Gahima baga muri Tanzania? Nuko seveye nyine ni umudivorce. Nande? Na Aline Gahongayire yeba yarakoranye divorce na nyirabusunyu wo mu Ruhengeri, bari kubikora? No. Nyine nakubwiye ngo ihene yahiye umurizo iravuga bukeye iti burakeye bahabone. So kwen papi ntushobotse. Ubu se abahanzi bashyiriweho ministeri ibareberera,
ibareberera. Uyu munsi wa none iyo minisiteri yaje isanga urugaga rufite abahanzi mu nshingano rwari ruyobowe na n'ubu ndetse ruyobowe na Intore Tuyisenge. Biteye isoni n'agahinda rero, ndetse bikaba binababaje kuba abantu bafite minisiteri babarizwamo, bafite federasiyo cyangwa ihuriro babarizwamo, bagira inkuru ibikorwa nk'ibi bibaho ntitubone itangazo rivuga kuri iyi myitwarire, kuko umuhanzi aba ari nk'umuhanzi ku giti cye, ariko nanone amariketinga igihugu. reka manze nkukosore akantu gato. Kuyoborwa na Tuyisenge bananiwe guhindura. Tuyisenge niwe muntu udafite ikintu amaze Mwese niwe ufite federasiyo wenyine mu gusapotinga abahanzi. Tuyisenge uzarebe mu bitaramo byiza, muri diru nziza, yishyira imbere, niwe witwara. Tuyisenge yaririmbye iyi kanze mbanze nkubwire, yaririmbye Nkumbuje u Rwanda rw'imisozi igihumbi. ni ubwa mbere nanumvise niyo tayito. Tuyisenge ni umuhanzi. None se ntabwo twari dusanzwe tuhakumbura, dusanzwe turukumbura. None se ari kubitwibutsa kandi dusanzwe turukumbura. Ibyo ngibyo ntabwo ari indirimbo Tuyisenge, ntuzongere kumbwira Tuyisenge my friend. Komeza. Reka nze mbanze nkwereke ihuriro ihuriro nyarwanda ry'abahanzi ba muzika. Reka nze mbikubwire, ningira amahirwe ndabonaho urutonde rwabo bose. Ihuriro nyarwanda ry'abahanzi mu Rwanda, connection mfite hano nakasamo turabahanzi basusurutsa. Ndakumva. Bon. Okay. Kanifashisha ino nkuru y'inyarwanda. Yanditswe muri 2019. Ihuriro ry'abahanzi ba muzika mu Rwanda. Niba ari ukuri wa kera, nawe ugize utwara mu nkuru za kera, uri kumva mbere ko tugaruka iyo ngiyo. Tiho ryatsinzwe, ihuriro ntirikiriho. Ndashaka kugira ngo iryo huriro uretse gato, iryo huriro ridashobora gukurikirana. Iryo huriro ridashobora gukurikirana Rutijo were ngo rimenye ko kuva yaho yagendeye akajya kuririmba muri Rwanda Day, yarangiza agahima, wari umugabo wari Gahongayire, akamwiba akagenda akamusindisha akamugira ibyatsi. Mujye nkutaze icyo yakoraga ntuza ari mu nzu, bakoraga live za Instagram bari mu nzu, naramukurikiranaga.